Guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel, nk'uko umaze kubyumva ngiye kukwereka uburyo ushobora kongera link za WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok cyangwa se izindi social media runaka ukoresha, ukongera link muri channel yawe. Wowe tugiye kubona muri ino video rero, icyo usabwa ni ukuyireba neza kuva itangiye kugeza irangiye. Nk'ibisanzwe uraza ufungure Chrome yawe, tugiye kwifashisha Chrome, noneho iyo wamaze kuyifungura ukora login. Iyo utigeze ukuramo login muri Chrome wandikamo youtube.com/studio, ubundi ukareba ko ari channel yawe ugiye gushyiraho izo link. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyifungura nk'uku nguku hano turi muri dashboard, hano uba wamaze kuyifungura, noneho ikintu uza ugakora uraza ukanyura hano handitse ngo customization. Wica kuri customization, ni kano kantu kari hepfo k'agakaramu. Aka ngaka ushobora no kuzuminga neza kugira ngo ukabone, nkabereke neza. Dore ni aka ngaka, ni aka kabiri uturutse hepfo. Ubwo uraza ukagakandaho ukita customization. Urabona ko iyo umaze kugakandaho bihita bifunguka. Noneho hano bahita banakwereka banner image yawe washyizeho, ngira ngo muri kubibona, bakwereka na profile ushaka kuyihindura cyangwa se kuyikuraho. Ushobora gukanda hano ukayihindura cyangwa ugakanda hano kuri remove ukayikuraho. Na picture cyangwa se profile nayo niko bimeze, ushobora kuyihindura cyangwa se ukayikuraho. Icyo twebwe rero tugiye gukora, tugiye kongeramo link. Ni ukuvuga ngo uraza scrolling, uraza kubona hano hantu handitse ngo add link. Dore ni aha ngaha hano handitse ngo add link. Urabona twamaze gushyiramo link ya Instagram, dushyiramo iya TikTok, dushyiramo iya WhatsApp group, dushyiramo n'iya WhatsApp channel. Ubwo iyo ngiye gushyiramo kugira ngo mubirebe, ngiye gushyiramo iya Facebook. Murabona ko ariyo itari hano muri zino link dufite. Ni ukuvuga ngo ngiye gushyiramo iya Facebook profile cyangwa se iya Facebook page. Kuyishyiramo rero uraza ugakanda hano handitse ngo add link, kuri kano kantu, kano kajambo kanditseho ngo add link, urakandaho gutya. Numara gukandaho, ikintu cya mbere babanza kugusaba no gushyiramo link title. Ese iyo link ugiye gushyiramo ni iy'iki? Niba ari iya WhatsApp ubishyiramo, niba ari Facebook byandikamo. Ubwo ngiye kuko ngiye gushyiramo iya Facebook, ndaza nkandeho gutya, nandikemo Facebook. Ushobora kuvuga niba ari Facebook profile wenda ubyandikamo gutya. Noneho hano hirya handitse ngo URL, niho uza ugahita ushyiramo ya link. Aha ngaha muri kano gatabu ka kabiri. Ubwo ndaza nkupe, ubundi njye muri Facebook. Nimara gufunguka ande kuri profile yanjye, ubundi nze hano kuri tuno tudomo dutatu, utungutu ndadukandaho. Nindangiza nze nkanda hano handitse ngo copy link to profile. Aha ngaha ni option ya nyuma. Ubwo ndakandaho gutya, urabona ko maze kuyikopiya. Ubundi nkupe nanone subire muri Chrome, nze nkandi hahandi, mpite nyipestinga, mpite nyishyiramo. Urabona ko yamaze gukunda. Ni ukuvuga ngo nanone ishobora kuba wayishyizemo iyo ushaka kubireka, cyangwa ushaka ariyo ushaka gukuramo. Uraza hano ku ruhande ugakanda kuri kano kantu ko gusiba, kano kamenyetso ko gusiba natunzeho udufresh tubiri. Ubu nk'ubu nkakanzeho yahita ivamo, ariko nshaka kubereka uburyo wayishyiramo. Ubwo njye ntabwo ndi buyisibe, gusa ushaka kuyisiba cyangwa se ariyo ushaka gukuramo nk'izo waba washyizemo mbere, wabikora ugakandaho ukayikuramo. Okay, ni ukuvuga ngo rero hano uba wamaze kubikora. Ushobora no kongeramo Facebook
page yenda nayo nshobora kuyishyiramo, wenda reka nyishyiremo nimba utabonye ukuntu bwa mbere nabikoze, witegereze iyi step ya kabiri ngiye gukoresha shyiramo link ya Facebook page. Ubwo nawe ndagaruka hano kuri Facebook kuri add link, nkandeho gutya, none mpite nandikamo ngo Facebook page kuko ni Facebook page ngiye gushyiramo. Ikindi abantu batazi gukora Facebook page, nimba mubikeneye munyandikire muri comment, ushobora kuzahita bakorera video ibereka uburyo mwakora Facebook page. Okay, ni ukuvuga ngo noneho namaze kwandikamo Facebook page, ikintu nkora none ndakopa njye muri ya Facebook yanjye, ngiye kubanza guswitchinga njye muri page. Okay, nimara kuyijyamo ndakanda kuri profile yanjye n'ubundi nk'ibisanzwe, nanone nkande kuri twa tudomo dutatu, ubundi nze hano nanone handitse ngo copy link to page. Ahangaha iyo option ya nyuma ndakandaho gutya, urabona ko nayikopiye, kope mpite njya muri Chrome ngende nyishyiremo, nakandaho mpite nyishyiramo. Urabona ko nabo byamaze gukunda. Iyo banayemeye mwabonye ko iyo ntarayishyiramo kano gatabu kaba gafite umurongo utukura, iyo umaze kuyishyiramo ubu umukara, bivuze ko yaba yemeye, iba yuzuye neza. Okay, iyo urangije rero ikintu ukora uraza ukareba hano hejuru handitse ngo publish. Ni ukuvuga ngo twebwe hano twamaze kubishyiramo, nizeye ko nawe wabonye ukuntu babikora. Uraza ugakanda hano handitse ngo publish, hano hejuru mu iguni ry'iburyo hano natuze agafresh, urabona ko hasi umukara handitsemo publish. Ubwo iyo umaze kubikora kugira ngo nyine ubyemezemo, uraza ukande kuri publish. Urabona ko nakanzeho biri kwirodinga, bisambwira ngo changes published go to channel. Ijambo bambwiye sinzi niba mwaribonye ryari amagana hepfo. Ikintu ngiye gukora, ngiye kujya muri YouTube, njye kuri ino channel, ubundi ndebe ko link namaze gushyiramo zagiyemo. Ubonye ko nshyizemo iya Facebook profile ndetse na Facebook page. Ubwo ndaza muri YouTube, muri ihangana urabona ko ifungutse, mpite searchingamo iyi channel yacu bayita Smart Tech Academy, ndakandaho gutya. Okay, nogere mpite nyikandaho. Okay, noneho kugira ngo uyirebe uraza uhita ukanda kuri kano kantu kanditseho ngo more. Ahangaha ukandaho gutya, scrolling uzamuka, urabona ko za link tumaze gushyiramo zese zijyamo. Urabona twabanje ya Facebook profile, dushyiramo n'iya Facebook page. Ni buno buryo rero bashyiramo link muri channel. Ibi ni byiza cyane kuko bishobora gutuma abantu bashobora no gusura Facebook zawe profile na page, Instagram, TikTok, cyangwa se bakajya bajya muri WhatsApp group mu gihe utayishyize muri comment cyangwa se description, ukababwira aho bari muyisange bakaba bajya muri group yawe. Ni uko nguko rero bikorwa. Ibi ni ingenzi cyane kuko hari n'igihe usanga ukora content imwe kuri YouTube ugasanga uyikora no kuri TikTok na Instagram na Facebook, bityo bikaba byagufasha kwagura YouTube cyangwa se n'izindi social media zawe ukoresha. Ni buno buryo rero bazishyiramo. We twabanye, nizeye ko wakoze subscribe, gufungura inzogera, like, share na comment. Ni ingenzi cyane kugira ngo tubashe kuzamura iyi channel. Murakoze.